Imana yagiye yinjiza mu macaci menshi kuva muri za 2006 ikambwira ngo jya hanaha genda urebe ibirimo gukorerwayo kuko bari abantu barimo barajyanwa ikuzimu. Nabonye abantu bajyanwa ikuzimu kubw'amavuta bari kubasiga. Nabonye abantu bajyanwa ikuzimu kubw'amazi bari kubaha ngo nibanywe. Nabonye abantu babo bajyanwa ikuzimu kubwo kubaha ibitaka ngo bajyane mu mazu yabo ngo byaturutse muri Isiraheli. Kandi aba bantu Imana imbwira yuko bamaze gufatwa batashobora kumva ubutumwa bwiza bwigishwa kuko bumva aho hantu ari ho honyine hari inzira ijya mu ijuru. Akimara kuwukoraho, icya mbere ugiye kujya wibagirwa utaribagirwaga. Icya kabiri ugiye kujya urota ibintu bigushikagure, urota inzoka, urota uri mu marimbi, urota ujyanwe kuzimu, urota ibintu bizahora biguhamura iminsi yose. Icya gatatu ugiye kubura ubwenge ku buryo niba wigaga ukwiga bigiye kwanga. Imishinga yawe wese wateguraga ugiye kubona bitari kugenda neza. Icya kane ugiye gutangira kurwara indwara utigeze ugira. Icya gatanu ugiye kujya urwara umutwe udashira. Icya gatandatu ugiye kujya ufatwa n'ubwoba utazi aho buvuye. Icya karindwi ugiye guhera mu rungabangabo rw'agakiza, ntabwo uzigera wemera kumva ubutumwa bwiza. Ugiye kuba umurwanyi urwanya Imana mu kwanga kumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ibyo bintu birindwi nibyo bigiye kuba ku bantu bose bari gushyirwaho ibiganza byakoreshejwe mu mavuta, yaba Minyone no kwa Kayanja n'abandi bose. Ibi ngibi ni ubutekamutwe bw'abantu n'ubugome bwa Satani bwo kurimbuza abantu. Ari amavuta muzaba yavuye amenshi aba yavuye. Nukuvuga ngo isezerano rishya nibwo butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Umuntu wese wigishije isezerano rishya aba ari kwigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Umuntu wigishije isezerano rya kera aba ari kwigisha amategeko n'amateka y'Abisiraheli. Ntabwo rero abantu bashobora gukuzwa n'amateka, ntibibaho. Abantu bagomba gukuzwa n'ubutumwa bwiza kuko ubutumwa bwiza burimo present and future. Ariko amateka, isezerano rya kera Ancient Testament, harimo past. Nukuvuga ngo nta present irimo nta na future irimo. Tugomba kumenya amateka, ariko amateka ntabwo ari yaduhesha agakiza, ahubwo ibiduhesha agakiza ni iby'Imana dushakaho nonaha n'ibyo iri kuwutubwira tuzitwaramo ejo hazaza. Ibyo rero bikuye mu isezerano rishya. Niyo mpamvu abantu mu madini hafi yose ku isi bigisha isezerano rya kera. Abantu ntibajya bakora ngo basobanukirwe Imana. Bayimenya gute? Bibereye mu mateka. Igihe twiga isezerano rishya bitwegereza Yerusalemu yo mu ijuru, bitwegereza abamarayika, bitwegereza iteraniro ry'abera. Ubundi mu isezerano rya kera abantu bimikishwaga amavuta ya Elayo niyo Samuel agiye kwimikisha Dawidi, niyo Samuel yimikishije umwami Sawuli, niyo Eliya yimikishije Elisa. Noneho rero amavuta yari sembora, ni ikimenyetso cy'uko Imana itoranyije uwo muntu. N'abakozi ba Satani muri iki gihe aya mavuta kuba gikoreshwa, iyo yakozemo kuriya mubona Minyone yakozemo, buriya ni ikimenyetso cy'uko yimitswe na Satani. Ushobora kuza kukimitswe na Satani se nuko aya mavuta tugiye kubereka ko uyu munsi hari abantu benshi uyu munsi ubugingo bwabo buri kuzimu, kandi binyuze ku bapasiteri, ku babishopu, ku bakibishopu, ku bapotere bajya kuzana ayo mavuta, bajya kuzana ibyo bizi, bajya kuzana iyo misenyi. Ubugingo bwabo bantu birwa birukango barakizwa indwara, cyane ko muri iyi minsi imperuka Satani yasutse ibirwara byinshi bitumye abantu aho kugira ngo bumve ubutumwa bwiza bwo birukankira ibitangaza. Hanyuma abakozi ba Satani bati ni muze tubibahe, bagakura mu mavuta bakabarambikaho mu gapfa, ubugingo bwanyu ukabujyanwe kuzimu, bakabaha amazi ngo ni munywe, bumva ubugingo bwanyu barabutwaye, bakabarambika ibiganza by'abatayimoni mukaba buragiye. Bishe ubugingo bwabo buri kuzimu Satani abufite. Hari amajisye abarizwa muri aya madini ya Gikristo, akaba n'abasatanike noneho bafite imbaraga koko Satani yabahaye, bari gushuka abantu bakaba bagiye gushira bakarimbuka. Hari ibihamya bigeze kuri 2 bihamya umugaragu w'Imana uri gukora ibimenyetso n'ibitangaza mu bantu. Mu gihe ibyo bihamya 2 utabibonye kuri uwo muntu, uramenye yakiza abantu indwara, yakwirukana abadayimoni, yakiza abasazi, uzamenye ngo ahubwo ari kubavanamo bimwe bashyiramo ibindi biremereye. Ntuzemere ko ari Imana iri kumukoresha utamubonye ibihamya 2 ngiye kukubwira. Ibi bihamya 2 ni ibi. Icya mbere, uyu muntu nkubwiye nubimubona uzajya gusengera, uzajya kwirukana abadayimoni, uzajya gukorereho ibitangaza, n'uw'Imana koko ukurikije ibyo bimenyetso nkubwiye. Barabayobeje mugiye kurimbuka. Murarimbutse pe, ni ukuri murarimbutse. Mukomeze kuba ingumba z'amatwi. Yesu ugeze avuga ijambo rikomeye, avuga yuko igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Dore ubuhanuzi basohoye ngubu abari kwa Minyone ngubu ubuhanuzi basohoyeho, abari kwa Gitwaza ngubu ubuhanuzi basohoyeho, abari kwa Bishop Julienne ngubu ubuhanuzi basohoyeho, abari kwa Rugagi ngubu ubuhanuzi basohoyeho, abari muri ADPR ngubu ubuhanuzi basohoyeho. Ubuhanuzi wasohoyeho. Ijambo rya Yesu ririmo autorité yo gukiza indwara, kwirukana abadayimoni, kuzura abapfuye, gukiza ababembe n'ibindi. Kuba waryizeye ukagenda gusa birahagije, pointere birahagije kuba Imana yagukoresha ibikomeye cyane.
ukimara kwizera icyo avuze ukagenda, iyo autorite, ubwo butware bwo gukiza abarwayi, kwirukana abadayimoni, kuzura abapfuye, gukiza ababembe, ikiganza birahagije gukora kuri uwo muntu, nta yandi mavuta ukozemo agaragara ari fizikali. icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano n'undi atari hano, muzabyemere kuko abita Kristo n'abantu z'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore babwiye bitaraba. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. N'ibigiciro cyinshi mw'abana b'Imana mwe kuba Imana iduhaye uyu munsi kugira ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo. Ndasaba buri wese Imana ihaye umunsi kugira ngo ashimire Imana, kandi n'ubuntu bwinshi tuba tugiriwe, ndetse no kuba mu mutima wacu dufitemo inzira z'igisiyoni. Ndabasuje rero mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye ku migabane iri hano muri iyi si, abadukurikira mwese, ndetse ndasuhuza n'umuryango wacu, umuryango nyoboye, abagize Iron Family of Jesus Christ Ministries International. Ndabasuje mwese, uwo n'umuryango mugari w'abana b'Imana bari mu bihugu bitandukanye ku migabane yose iri hano kuri iyi si. Akaba ari ministeri hari kandi ifite icyicaro, tukaba duhagurukiye guharanira ubumwe bw'itorero n'urukundo mu itorero, ndetse no kugarura ubutumwa bwiza bwazimiye mu madini batakigisha, twerekana ubutumwa bwiza bukwiye kwigishwa mu itorero ryose ku isi, ndetse tunabuvuga. Akaba ari umuryango rero uri kugenda ugahindura kandi ukanatoza, nk'uko tubisanga muri Mariko 16:15. Yesu yaravuze ngo nimugende mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ngo ariko utizera azacirwaho iteka. Avuga ngo nimuramuka mugiye hari ibimenyetso bizagumana namwe kandi bizaba kubizera bose muzahindura. Cyambere avuga ngo muzavuga mu ndimi nshya, kabiri muzirikana abadayimoni mu izina ryanjye, gatatu muzafata inzoka, kane nimunywa n'ikintu cyose cyica nacyo kizabatwara hato, gatanu muzarambika ibiganza ku barwayi bakire. Ibyo ni ibimenyetso bigendana n'abantu bemeye gusohoza icyo umwami yababwiye kugenda. Ndetse no muri Matayo 28:19 kugeza 20, Yesu ati nimugende muhindure abantu mu mahanga yose, kabiri mubabatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, gatatu mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, nimuramuka musohoje ibyo bintu bitatu, kugenda mugahindura, kabiri mukabatiza, gatatu mukigisha, nzaba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Hanyuma yongera kubibwira intumwa zagiye kujya mu ijuru ati rero nimugende muvuge ubutumwa muhereye i Yerusalemu, Yuda yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi, kandi ibyo muzabikora mbanje kubaha Umwuka Wera abuzuza imbaraga. Igitabo cy'Ibyakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 8. Cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzabagabo kumamya uhereye Yerusalemu, Yuda yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Urumva ko Yesu icyahamagarira itorero si ukwicara, si no kwicaza abantu, ahubwo ni ukugenda bagahindura abantu, kabiri bakababatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, gatatu bakabigisha, bakabatoza ijambo ry'Imana ku buryo habaho abantu bakabaza ibibazo bakiga nk'uko biga mu mashuri. Ubundi ijambo ry'Imana dukwiye kuryiga nk'uko mubona abantu biga mu mashuri, uko abantu bajya kwiga siyansi bagahera mu kiburamwaka bakarinda bageza ubwo bajyana za doctora cyangwa professora, bari kwiga siyansi. Niko Imana ishaka ko n'abantu bayimenye biga iki gitabo nk'abanyeshuri, bakiga bakandika bakabaza ibibazo bagakora examen kuri iki gitabo, kandi bakabikora basenga biyiriza ubusa kugira ngo bagirane ubusabane n'Imana, bagirane ubumwe n'itorero muri iyi si, kandi bakorane n'Imana muri iyi si, Imana bakoresha ibikomeye muri iyi minsi ya nyuma. So uyu muryango wa Iron Family of Jesus Christ Ministries International ni umuryango wagurukiye gukora ibyo ngibyo.
hanyuma ni umuryango werekana inyigisho z'ibinyoma ziri mu madini n'uburyo amadini ya gikristo abayobozi bayo bamaze gutana, bamaze kudeviya. icya mbere Yesu ati ni mugende, abayobozi b'amadini ati oya ni muze. icya kabiri Yesu ati muhindure, abandi ati twicare namwe nimwicare. Abantu bagasazira muri ariya masare twise insengero, bakarinda bapfa badasohoje misiyo Yesu yasigiye itorero. So rero turabyerekana duhamagarira abantu kuza kwifatanya natwe kugira ngo twamaze ubutumwa bwiza. Dufite urubuga duhuriraho twigishaho Bibiliya, kuvuga ngo turi mu cyo bita Bible Study. Urwo rubuga ruhuriraho abantu biyemeje kuza gusoza icyo Yesu yavuze cyo kugenda. Dusobanurira abantu ko umukristo wese ni misiyoneri. Ukimara kwizera Yesu Kristo ukabatizwa ukigishwa, ugomba kuba uri misiyoneri. Mu yandi magambo, umuntu wese uhamagawe agomba kuba misiyoneri. Misiyoneri rero ni umuntu ujyana ubutumwa, ni umwamamaza ubutumwa bwiza, ni umuntu uticara, ni umuntu ujyana ubutumwa. Ushobora guhera mu rugo iwawe, ku muturanyi, mu karere, mu murenge, mu kagari, ugakomeza ukagera ku mpera y'isi. Ubwo bivuye ngo buri wese ni umumisiyoneri, cyangwa se buri wese ni intumwa ya Yesu wamaze kwizera. Rero hariho abamisiyoneri Bibiliya igaragaza bageze muri batatu. Hariho misiyoneri ujyana ubutumwa bwiza, wahawe ijambo ryo kuvuga ry'ubwenge no kumenya. Uwo nguwo akagendana n'umuhanuzi, yaba ngombwa n'umunyamasengesho bakajyana, nkuko Pawulo abikoze muri Efeso, byakozwe n'umwa 19 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Yabaga ari kumwe n'abahanuzi n'aberekwa n'abahishurirwa n'abasengera umurimo. Misiyoneri wa mbere rero ni ugenda ari kumwe na misiyoneri uwo nguwo umuhanuzi cyangwa se werekwa cyangwa ishurirwa, sibye ko misiyoneri nawe ashobora kuba byose abyujuje. Misiyoneri wa kabiri ni uba ufite imirimo akora, ariko akaba nawe yaramaze kumenya icyo Yesu ashaka. Uwo rero icyo akora ni ugusapotinga abagiye. Kuba ati ngiye mfite akazi, ariko Imana yampaye umugisha, mugende aho muzajya, ni mu gihugu runaka, ni ku mugabane runaka, ndasapotinga. Abariyo muzabwiriza ubutumwa bwiza bakirukanwa kuko bakijijwe, mujye mutubwira tubagabura ibyo kurya, bayiruka mu mashuri tubafashe bajye kwiga, hanyuma umurimo w'Imana ugende neza. Uwo nawe ni missionary urimo gusapotinga abagiye, anafasha abahindutse babwirijwe ubutumwa bwiza. Uwa gatatu ni usenga, ushinzwe gusengera abagiye, akuraho imbogamizi, inzitizi Satani agenda atega imbere yabo, asengera n'abarimo gukizwa ku buryo ahora ku mavi. Abo bita abantu bahora ku gikumba basenga. Abo nibo bamisiyoneri Imana ihagurukije muri iki gihe kugira ngo twamaze ubutumwa. Hanyuma rero tukagira kwigisha abantu ku wa kabiri, ku wa kane, ku wa gatatu no ku cyumweru online ku rubuga rwacu ruhuriraho abantu bamaze gusobanukirwa icyo Imana iduhamagarira, bamaze gufata icyemezo cyo gusohoka muri Babuloni, nkuko tubisanga mu Byahishuwe 18 murongo wa 4, aho Bibiliya ivuga ngo ubwoko bwanjye nimusohoke muri Babuloni, mwe kwifatanya n'ibyaha byawo kugira ngo mudahabwa no ku bihano byawo. Babuloni ivugwa rero ni uruhurirane rw'imyemerere yose iyobokamana ibarizwa hano muri iyi si, mu madini yose hano muri iyi si, kandi iryobokamana rikaba ryifatanyije na politike z'ibihugu. Kuba barahuje politike n'iyobokamana, iyobokamana ririmo ibinyoma, ririmo irya Satani, nirimo n'iry'ukuri, bakabihuriza hamwe rikivanga na politiki, imiyoborere y'ibihugu. Ibyo byose biri byita Babuloni. Hanyuma Imana ibwira abantu gusohoka muri Babuloni, ariyo madini, hanyuma bakiga ibyanditswe byera, bakamaza ubutumwa bwiza ahubwo muri za leta, nabo bakabahindurira kuba abana b'Imana, none bagafatanya kuyobora ariko bakijijwe neza. Ni Imana rero iduhamagariye. So abifatanya natwe ni abamaze gusohoka mu madini, bamaze kumva ibinyoma byo mu madini, basobanukiye mu madini, kuko ntabwo ushobora kuza kwiga inyigisho za Bibiliya usobanukirwa agakiza, usobanukirwa Yesu ucamo, usobanukirwa uburyo ugomba guhuza ibihe n'agakiza kandi ibihe ntibiguhindure, ugahuza politike y'igihugu urimo
n'agakiza kugira ngo rimwe na rimwe bimwe mu biza muri politike y'igihugu urimo bishobora kwanduza ubugingo bwawe bitabwanduza. Ibyo biraturuka ku bumenyi ufite mu ijambo ry'Imana, kugeza ubwo uhamiriza n'abategetsi b'isi nk'uko abatubanjirijemo n'abantu bari bameze, guhuza situwasiyo uhagazemo n'agakiza ufite ku buryo situwasiyo idashobora kukunamura kuvanamo imbaraga cyangwa ahantu runaka cyangwa ibintu runaka, ubundi ukamenya Bibiliya. Ntabwo ibyo bintu rero wabivanga n'inyigisho zo guhabwa mu idini. Ku madini harimo inyigisho z'ibinyoma nyinshi. Icya mbere barapfobya abantu bose bari kwerekana ko ayo madini yayobye, kandi yarayobye pe. Uzajya bakwigisha ibyo wamaze kwiga ijambo ry'Imana bikuvangire. Uzajya bagwa inyigisho zitandukanye n'izo wize wumva zisa nkaho ziviyora cyangwa zisenya ibyo wize bikuvangire. Icyo gihe Imana ikubona nka maraya, kuko inyigisho nyinshi zo mu madini ni za Satani. Impamvu biri bita ngo ni Babuloni ikomeye, ni ukuvuga ngo hari inyigisho nyinshi za Satani, kandi Satani biri mwita ngo ni imana y'iki gihe, imana y'abiki gihe. Rwandiko rw'Abakoni rwa 2 igice cya 4 kuva ku murongo wa 3. Satani Bibiri mwita ngo ni imana y'abiki gihe, ikongera kamwita ko ari umugabo w'abantu bamuyobotse. Imana ikiyita umugabo w'itorero ndetse n'umugabo wa Isiraheli. Igihe cyose wakira inyigisho za Satani ukaza ukazihuza n'inyigisho z'Imana, Imana ikubona nka maraya. Kuvuga ngo uvuye ku nyigisho z'ukuri z'umugabo witwa Yesu Kristo data wa twese, ujya kwakira inyigisho z'undi mugabo witwa Satani. Wabivanze, wabaye umusambanyi. Bibiliya ni kubita abo ngabo bita ngo ni maraya, n'abasambanyi. Rero ugomba guhitamo kimwe, ukavuga ngo ndafatiza Satani banze zirye nzumve, nzagaruke none wonge mu z'Imana, cyangwa ndumva ashaka kuyoboka ubutumwa bwiza nkabwumva neza, ne kuba ingumba y'amatwi, ne kuba n'impumyi itareba ibyo barimo kunyereka, ahubwo numva ukuri. Rero biragusaba kuza ariko ukarekura aho wari uri. Iyi minisiteri iri gukora ku isi, aho dufasha abantu batandukanye, ababyaye turabahemba, turashyingira, turabatiza, mbega imirimo yose tugenda, ndetse urugo ku rundi twigisha, kuko turi kwihuta ko tubona igihe cyadushiranye. Ntabwo dutinda, twebwe turakora vuba ku muvuduko mwinshi kuko igihe cyadushiranye. So ku bantu bashaka kwifatanya rero, ushatse kwifatanya natwe, ugomba kuba wamaze kwivanamo indi myumvire y'andi madini, ukaza ukavuga ngo ngiye kwiga nanjye mpaguruke mvuga ubutumwa bwiza. Urareba kuri screen yawe uri kureberaho ikiganiro, urebe muri description aho twanditse intego tugenderaho zo kuri Iron TV, urebe hasi y'iyo ntego urasanga link ya WhatsApp, ukore mu joining, turakwakira. Tugiye kuganira uyu munsi amagambo akomeye twababwiye, tubabwira ku muntu witwa Apostle Mignone ku birebana n'amavuta avuye gufata kwa Kayanja muri Uganda yo gukubita abantu hasi, abakora bakikubita hasi. Murebe, dore ngiyo video nanone twongeye tuyibereke. Reba iyo video, reba ukuntu akoze mu gisorori cy'amavuta, reba ukuntu atangiye gukora ku bantu, reba abagore b'icyubahiro bari kwikubita hasi, reba abo bagabo, reba uburyo bikubise hasi, reba uburyo bakoraho. Ntabwo ari ukunguka Imana ikora, birababaje kweri. Ntabwo amavuta Imana ikoreramo ikiza abantu ari amavuta yo gukoramo ngo ujye kujandikamo ibiganza nk'uko mubonye, nk'uko muri kubona Mignone abikoze, ajanditse ibiganza mu bivuta akajya gukora ku bantu bakubita hasi. Hari amavuta afite ahantu yavuye, kandi twarababwiye ngo Kayanja n'uwitwa Kakande n'uwitwa TB Joshua ni ubahagarare bose, ko ni wowe wabahaye imbaraga zose bakoresha. TB Joshua uyu nguyu wamaze iminsi barimo kwamamaza, watanzwe n'umwana we ndetse n'abakoranye nawe, werekana ukuntu yatambaga ibitambo by'abantu, ukuntu yasambanyaga abana bakiri amasugi, ukuntu yagiraga ibinyoma byinshi. TB Joshua ngira ngo nawe reka tumubereke nguwo, uyu nguyu ngira ngo maze igihe mukurikirana ibye byose. Twarababwiye mu mpera z'umwaka wa 2023 tubabwira ngo muri uyu mwaka Imana igiye kugaragaza abantu bitwaga ko ari abakozi b'Imana y'ukuri, ariko atari abakozi b'Imana data wa twese, ahubwo ari abasatani. Imana imirabagaragaza rero, igaragaje TB Joshua, igaragaje Apostle Mignone, n'abandi igiye kubagaragaza. Aya mavuta mubona ari gukoramo ntabwo ari uko ijambo ry'Imana rivuga.
Imana iraduhamagara ikatwuzuza umwuka wera, ikaduha imbaraga kubw'ubusabane tugirana nayo n'ubumwe tugirana nayo, ikaduha kuba twakora imirimo ikomeye dukiza abantu. Reka mbere kuri icyo kintu mumbwire intumwa niba zaragiye gukoza ibiganza mu yandi mavuta mbere y'uko zikiza indwara. Yesu aziha ubutware bwo kugenda, murambwira nihe bakojeje ibiganza kugira ngo bahabwe izo mbaraga zo kwirukana abadayimoni, nkuko mubona Mignone yagiye kwa Kayanja muri Uganda akajya gukoza ibiganza mu mavuta, ibiganza bye bikajya gukora ku bantu bakikubita hasi. Ibi ngibi bituma abantu ubwonko bwabo butangira kuyoba. Akimara kuwukoraho, icya mbere ugiye kujya wibagirwa utaribagirwaga. Icya kabiri ugiye kujya urota ibintu bigushikagure, urota inzoka, urota uri mu marimbi, urota ujyanwe kuzimu, urota ibintu bizahora biguhamura iminsi yose. Icya gatatu ugiye kubura ubwenge ku buryo niba wigaga ukwiga bigiye kwanga, imishinga yawe wese wateguraga ugiye kubona bitari kugenda neza. Icya kane ugiye gutangira kurwara indwara utigeze ugira. Icya gatanu ugiye kujya urwara umutwe udashira. Icya gatandatu ugiye kujya ufatwa n'ubwoba utazi aho buvuye. Icya karindwi ugiye guhera mu rungabangabo rw'agakiza, ntabwo uzigera wemera kumva ubutumwa bwiza. Ugiye kuba umurwanyi urwanya Imana mu kwanga kumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ibyo bintu birindwi nibyo bigiye kuba ku bantu bose bari gushyirwaho ibiganza byakojejwe mu mavuta, yaba Mignone no kwa Kayanja n'abandi bose. Reka dusome twumve Yesu atuma abigishwa be, niba yarababwiye ngo muzagende mukore mu mavuta ya Elayo cyangwa mu yandi mavuta kugira ngo mubashe gukiza indwara. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 10 umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 10. Haravuze ngo aba 12 Yesu arabatuma abategeka ati, ntimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya, ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ubwo nibwo butumwa Yesu asigiye itorero, kugenda twigisha abantu ko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ibindi abandi bigisha biri nyuma y'ubutumwa bwiza, kukwigisha ibiryo n'amafaranga n'akazi, urushako, kugira umugore mwiza, umugabo mwiza n'ibindi bitandukanye n'ubutumwa Yesu asigiye itorero. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. 8 ndagira ngo muhumve neza. Mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Ntimujyane izahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mifuka yanyu, cyangwa imvumba y'urugendo cyangwa amakanzu 2 cyangwa inkweto cyangwa inkoni, kuko umukozi akwiriye ibimutunga. 8 murabumvise? Ku 8 mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa mujye mutangira ubundi. Ahantu Yesu we ijambo avuze ririmo autorite ku bantu baryakiriye baryizeye bakagenda. Ukimara kwizera icyo avuze ukagenda, iyo autorite, ubwo butware bwo gukiza abarwayi, kwirukana abadayimoni, kuzura abapfuye, gukiza ababembe, ikiganza birahagije gukora kuri uwo muntu, nta yandi mavuta ukozemo agaragara ari fizikali. Ibi ngibi ni ubutekamutwe bw'abantu n'ubugome bwa Satani bwo kurimbuza abantu. Ariya mavuta muzaba yavuye, amenshi aba yavuye ikuzimu, aho bajya kuyakura ikuzimu, bayahabwa n'abadayimoni, ku buryo uwo yakojejeho wese atagira ingaruka nyinshi zimwe mu zo tubabwiye. Ijambo rya Yesu ririmo autorite yo gukiza indwara, kwirukana abadayimoni, kuzura abapfuye, gukiza ababembe n'ibindi. Kuba waryizeye ukagenda gusa birahagije, pointere birahagije kuba Imana yagukoresha ibikomeye cyane. Rero ibi ngibi mubona byo kubona ngo bajya gukoza ibiganza mu mavuta tutazi aho yavuye agakura ku bantu bakikubita hasi kandi bari bazima, mumenye ngo ni urupfu rwo gupfa. Reka mbigishe basobanurire abantu bahabwaga amavuta kera. Ariko mbere yuko mbivuga, ndashaka kubanza kubabwira gato ku kirebana n'isezerano rishya n'isezerano rya kera. Isezerano rishya n'isezerano rya kera bitandukaniye hehe? Bibiliya igaragaza ko isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 37. Ibi bitabo 37 muzi byari byo, bikuyemo icyo bita Pentateuch. Ibitabo 5 byanditswe n'umugaragu w'Imana Moses. Tangiriro,
Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri. Ibi bitabo bitanu Bibiliya ivuga yuko ari ibitabo bigize amategeko Imana yahaye Mose nawe akayaha Abisirayeli, cyo bita Toha cyangwa se Torah cyangwa se Taurati mu Cyarabu. Bitabo bitanu birimo amategeko Imana yahaye Abisirayeli. Ibindi byose bikurikirana n'ibyo, ikibihatse ni biriya bitabo bitanu, kuvuga ngo biza byuzurira muri ibyo bitanu. Nibiheze hakurikiraho ibitabo 12 ari byo bitabo bivuga, bigaragaza, bigize amateka y'ishyanga rya Isiraheli. Ibiheze ni ukuva kuri Yosuwa, Abacamanza, Rusi, igitabo cya mbere cya Samweli n'icya kabiri cya Samweli, igitabo cya mbere cy'Abami n'icya kabiri cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Ingoma n'igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya Ezira, igitabo cya Nehemiya n'igitabo cya Esther. Ibi bitabo 12 ni ibitabo bikubiyemo amateka ya Isiraheli, imibereho y'abaranze, uko bagendaga basubira inyuma, uko babanye n'Imana, abami babayoboye, ingoma zabo, abacamanza babayoboye, uko bapfaga hakajyaho abandi, uko bagiye basaza bikarangira, uko bimuraga Imana, uko Imana yabakubitaga. Byose ni ibitabo by'amateka ya Isiraheli 12. Icyo mukimenye mu byumve neza, hari ibitabo bitanu byo bita Pentateuch, Toha, Taurati. Ibitabo bitanu bigize amategeko Imana yahaye Abisirayeli. Tangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kwa kabiri. Hakaza 12 bigize amateka ya Isirayeli. Hakaza ibitabo bitanu by'ibisigo birimo amagambo y'ubucurabwenge, amagambo aremereye, amagambo ajimije ariko y'ubwenge buhanitse, aricyo gitabo cya Yobu, Zaburi, Imigani, Umubwiriza n'indirimbo ya Salomo. Hakaza abahanuzi bakuru aribo Yesaya, Yeremiya n'amaganya ye, Ezekiyeli na Danieli. Ibyo ni ibitabo by'abahanuzi bakuru. Abo bahanuzi bakaba barahanuriye Isiraheli muri ya mateka baciyemo. Hakurikiyeho ibitabo 12 by'abahanuzi bato ari byo Hoseya, Yoweli, Amos, Obadiya, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Hagayi, Zefaniya, Zekariya na Malaki. Ibi ni ibitabo 12 byitiriwe abahanuzi bato. Aba bahanuzi bose ni abahanuzi bagiye bahanura muri Isiraheli mu majyepfo no mu majyaruguru. Hari abahanuraga mu gice cy'amajyepfo i Yerusalemu, hari n'abahanuraga mu gice cy'amajyaruguru ahitwa Galilaya, yitiriwe ngo ni Galilaya y'abapagani, muri Samariya. Abo bahanuzi tubasangamo bagiye bahanura nk'aba Amos, ba Obadiya bahanuye mu majyaruguru, ba Eliya bahanuye mu majyaruguru ya Yerusalemu ahitwa Samariya mu Galilaya. Ibi byose murumva ko ari abahanuzi, ni amateka agaragaza uburyo bahanuriye Isirayeli n'uburyo yimuraga Imana, n'uburyo Imana yabakubitaga, n'uburyo abahanuzi bongeraga bakabahanura bakihana, Imana ikabagarukaho, n'uburyo Isirayeli Imana yayiciye ya mu majyaruguru, ya miryango 10 mu majyaruguru Imana ikayica ko yivanze n'andi mahanga. Ibi rero ni amateka akubiyemo ubuhanuzi Abisirayeli bahawe. Mu buhanuzi bahawe harimo n'ubuhanuzi bushobora kuba buri gusohora uyu munsi, ariko biriya bya mbere twavuze amateka, ibitabo bitanu ari amateka ya Isiraheli, Izaburi, Imigani, ni ibitabo tujya gusoma dushaka kumenya ko Imana yabanye n'abantu mbere yuko yisaza mu isi. Ntabwo ari ibitabo byo kwifashisha ngo twigishe abantu, dukora amasemina tubigisha, kuko ibi tubonye ko ibyo bitabo byose tuvuze ikibihatse, ikibyujuje byose ni amategeko ya Mose. Biriya bitabo bitanu ni ukuvuga ngo rero bavuze isezerano rya kera, bavuga ngo ni amategeko Mose yahawe nawe ayaha Abisiraheli. Bivuga ku mateka n'amategeko y'Imana ku Bisiraheli. Kuri twebwe abanyamahanga se naho bihuriye? Hoya, twebwe ushobora kwibaza ko Imana biduhaye, tubisoma kandi Imana yemeye ko bibaho kubera yuko
twagomba kumenya amateka y'Imana yacu. Imana yaremye isi gute? Ibi byose tubona mu isi byaje bite? Ibyago biri mu isi byazanywe n'iki? Satani ninde? Yavuye hehe? Imana niki? Ibyo byose ni mpamvu twiga isezerano rya kera, ni mpamvu Imana yarigumishijeho. Icyaha Adamu yakoze ni ikihe cyatuzaniye ibi byago byose tubona muri iyi si? Kuki urupfu rwabayeho wazanywe n'iki? Tugasobanukirwa umuteguro w'agakiza kubo Imana yaremye. Byagiye bigenda gute? Uko Imana agiye bigambira nuko agiye bikora mu buryo bw'ibimenyetso, ariko igambire ko Yesu azaza mu isi gukiza abantu binyuze muri za sembolike, iby'Imana agiye ikora mu buryo bw'ibimenyetso bishushanya Yesu uzaza mu isi. Niyo mpamvu Imana ibiduha tukamenya mu mateka yose, tukamenya umugambi wayo w'agakiza ku bantu, tukamenya uko icyaha cyinjiye mu isi, tukamenya uko icyazanye ibyago muri isi turimo, tukamenya urupfu uko rwinjiye, tukamenya isi uko yaremwe. Ariko ntabwo ari ibyo kwigisha abantu ko nibesha abantu agakiza, ni ukumenya ayo mateka. Niyo mpamvu isezerano rya kera ryitwa amategeko Abisirayeli bahawe, Ancien Testament. Ariko isezerano rishya rikitwa ngo ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, bwazanywe n'umwami nyir'ubwami tuzabamo. Niyo mpamvu tubonye ahabwira abigishwa be ngo nimugende mwigisha buti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukize indwara, mwirukana abadayimoni, mukize ababembe, muzura abapfuye, mwaherewe ubuntu namwe mujye mutangira ubundi. Ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ni isezerano rishya. Kuva muri Matayo ubutumwa Yesu yavuze, haba ubwo yabwiye abafarisayo bwabarebaga, haba ubwo yatubwiye twebwe, haba ubwo yabwiye Abisiraheli, n'ubwo yatubwiye twese. Ni ukuvuga ngo isezerano rishya nibwo butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Umuntu wese wigishije isezerano rishya aba ari kwigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Umuntu wigishije isezerano rya kera aba ari kwigisha amategeko n'amateka y'Abisiraheli. Ntabwo rero abantu bashobora gukuzwa n'amateka, ntibibaho. Abantu bagomba gukuzwa n'ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza burimo present and future. Ariko amateka, isezerano rya kera Ancien Testament, harimo past. Ni ukuvuga ngo nta present irimo, nta na future irimo. Tugomba kumenya amateka, ariko amateka ntabwo ari yaduhesha agakiza, ahubwo ibiduhesha agakiza ni iby'Imana dushakaho nonaha, n'ibyo iri kutubwira tuzitwaramo ejo hazaza. Ibyo rero bikuye mu isezerano rishya. Niyo mpamvu abantu mu madini hafi yose ku isi bigisha isezerano rya kera, abantu ntibajya bakora ngo basobanukirwe Imana. Bayimenya gute? Bibereye mu mateka. Utize Matayo ngo wumve Yesu ubutumwa yavuze, wumve Mariko, wumve ubutumwa Mariko yanditse Yesu yavuze umwami wacu, wumve ubutumwa Luka yanditse umwami wacu yavuze, wumve ubutumwa Yohani intumwa yanditse umwami wacu yavuze, wumve iby'Umwuka Wera yakoresheje intumwa. Wirukanka ujye kureba inzandiko z'agakiza Pawulo yanditse 13, kuva ku Baroma kugeza ku rwandiko yandikiye Filimo cyangwa Filimoni. Wumve ibirebana n'ubutambyi n'abatambyi n'iherezo ry'ubutambyi bwo mu isi n'ihema ry'ibonaniro ryo mu isi mu rwandiko rw'Abaheburayo. Wumve agaciro k'amaraso ya Yesu, wumve igitambo cya Yesu, wumve ubutambyi bwa Kristo Yesu, icyo butumare muri iki gihe cyacu. Wabimenya ute? Utagiye kwiga urwandiko Yakobo yanditse ngo wumve Yakobo uko yanditse, avuga ibyo kwizera, avuga n'ururimi uburyo ari rubi. Usobanukirwa ibyo yasobanuye abatunzi ukuntu bazabona ishyano, kuko ubutunzi benshi buzabarimbuza. Ujye gusobanura uburyo kwizera kutagira umurimo kuba gupfuye muri Yakobo, ni wabyanditse. Agakiza wakabwirwa n'iki? Wamenya agakiza ute utumvisha ubutumwa bwanditse mu nzandiko Petero yanditse 2? Ari gusobanura ibintu. Wamenya gute ubutumwa bwiza utagiye kumva inzandiko 3 Yohana yanditse? Wamenya gute ubutumwa bwiza ngo ukizwe utize igitabo cy'ibyahishuwe? Ngo bikunyarukane no kwa Daniel ujye kubyigana byose, ngo umenye igihe urimo, umenye uko witwara muri politike z'isi, umenye tekinoloji uko ugomba kwitwaramo, umenye uko ugomba kwitwara mu gakiza, umenye kubana n'abandi, umenye uko ugenzura uresista ibihe byose ugenda unyuramo muri iyi si, nuko uresista imirimo uri gukora ishobora gutuma wanduza ubugingo bwawe, ukamenya uburyo utambuka aho hantu neza. Ni isezerano rishya ko nibwo butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. N'isezerano rya kera ni amateka. Ndashaka kugaruka rero, amadini hafi ya yose ku isi yose, abayobozi bayagize, aba evangeliste, abigisha, abiyita ngo ni ba profete, abitwa ngo ni ba apostle, abitwa ngo ni ba bishop cyangwa ba archbishop, uzasanga hafi ya bose amasemina, inyigisho bigisha ni isezerano rya kera gusa, nibwo butumwa batanga. Amateka
kandi Bibiliya mu Baheburayo ibice 8:11 hagaragaza ko Imana ngo yasazishije irya mbere, isezerano rya mbere. 13 uri kwavuga Abaheburayo 8:13 haravuga ngo ubwo Uwiteka yavuze ngo isezerano rishya, ibyo bigaragaza ko yasazishije irya mbere, ngo kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. Isezerano rya kera Imana yari isazishije ni rikuru, nicyitonderwa. Bibiliya irongera ikavuga mu Baheburayo 7 ngo isezerano rya kera ngo ryagize umumaro muke cyane. Isezerano rishya rero ni ubutumwa bukubiyemo kutwegereza Yerusalemu yo mu ijuru. Niko umwanditsi w'Abaheburayo yavuze. Igihe twiga isezerano rishya bitwegereza Yerusalemu yo mu ijuru, bitwegereza abamarayika, bitwegereza iteraniro ry'abera. Reka mabasomere nibyo byiza mwumve isezerano rishya icyo ridufasha. Abaheburayo 12 isezerano rishya ryazanywe na Yesu, arangije asiga intumwa zikomeze zirivuge, kandi atanga n'umwuka wari ukomeza gufata ibishya kuri we akabiha intumwa zikabivuga. Noneho haravuze ngo umurongo wa 18, Abaheburayo 12:18 kugeza 24 haravuze ngo ntimwegereye wa musozi ubasha gukorwaho wakaga umuriro, cyangwa ngo mwegere igicu n'umwijima w'icuraburindi. Ubwo baravuga umusozi wa Sinayi, Mose ahabwa amategeko akayazana Abisirayeli. Nuko uwo musozi wari umeze, ntiwakorwagaho, Imana yatanze itegeko, wari wuzuye igicu cy'icuraburindi hejuru n'umuyaga w'ishuheri. Habaga n'umuyaga w'ishuheri mwinshi Imana yabaga igiye kubwira Mose, n'ijwi ry'impanda. Nuko byari bimeze, n'iry'amagambo. Abaryumvise bakingingira kutongerwa ijambo kubera ubwoba, bumvaga ijwi ry'Imana, ubwoba kabica bati basi Imana ntiyongere kuvuga, kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bahicishe amabuye. Ibyo byose byari biteye ubwoba, nicyo cyatumye Mose avuga ati mfite ubwoba cyane ndahinda umushyitsi. 22 rero, ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni. Umva ubutumwa bwiza, isezerano rishya icyo ryadukoreye, ridukorera uyu munsi ku bantu baryiga baryumva. Mwumve ahantu ritugeza. Ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni, icyo ni icya mbere, n'ururembo rwera rw'Imana ihoraho, icyo ni icya kabiri, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru. Kandi mwegere iteraniro ry'abamarayika, icyo ni icya gatatu, batabarika, n'itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru, icyo ni icya kane. Mwegere n'Imana umucamanza wa bose, icyo ni icya gatanu, n'imyuka abakiranutsi batunganijwe rwose, icyo ni icya gatandatu. Mwegere na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, icyo ni icya karindwi. Mwegere n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha ayabiri, icyo ni icya munani. Urumva ubutumwa bwiza w'isezerano rishya, umuntu ubwize ibi byose biba biri hafi kandi akaba yumva ari mu murongo. Iyi ni inyigisho nakugisha imyaka 20 nkarinda mpfa ntarayirangiza, aha dusomye honyine, kugira ngo wumve ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ryo sezerano rishya ukuntu bwatugejeje aha hantu. Twahegereye gute? Twegereye iteraniro ry'abera ry'abana b'imfura ngo batabarika, ngo twegereye ngo abamarayika, ngo twegereye urembo rwa Yerusalemu nshya yo mu ijuru. Ni gute twabyegereye? Ni ubutumwa bwiza butwegereza aho hantu. None se wowe wumva ubutumwa wigishwa mu idini ryawe, ibi ngibi ubiziho, urabisobanukiwe? So rero kuko mu madini hafi yose bigisha isezerano rya kera gusa, niyo mpamvu bagarura n'ibyo mu mateka yo mu isezerano rya kera akaba ari byo baza gukoresha. Mu isezerano rishya ntabwo hakora amavuta ya ngaya afatika. Mu isezerano rishya hakora amavuta y'umwuka ku bantu bafitanye communication n'ijuru, bakajya nicyo bita relationship n'umwami wabo. Hari amavuta Imana iduha yo gukiza indwara, kwirukana abadayimoni, kuzura abapfuye. Narababwiye ngo twebwe twabanye n'Imana n'ubu tubana n'Imana. Imana irabidukoresha kandi irabidukoresheje. Twabonye imbaraga z'Imana. Jewe wabwira mujye munyumva, nabonye imbaraga z'Imana. Narabibwiye umuhamagaro wanjye uko Imana mpamagaye. Ntabwo twakwiyemeza kwinjira mu kwangwa n'abantu nabirwa batuvuga turimo gukina. Ntabwo twe dukina, nta mikino dufite mu by'uru rugendo rujya mu ijuru, kuko ubugingo buruta umubiri. Twakwemera no gupfa, twakwemera no kubaho tuzira ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ntabwo twiyangaje gusa muri ibi ngibi mwirwa mudutuka mubitwangira. Umwami wacu n'uwo twangajemo, turerekana ukuri, turerekana n'ikinyoma cya Satani mu myemerere yose ya Christianism. Niyo mpamvu abantu bakwiye gusobanukirwa bakamenya Satani uko akora.
ko Satani yihindura, yigira marayika w'umucyo, akunda gupirata ibintu by'Imana, akunda gusa nkaho abipirata ukagira ngo ni ukuri kandi atari ukuri. Ntabwo mu isezerano rishya mu gihe cy'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana hagikora amavuta aya. Ibi tubera mu rya kera rero. Reka turebe noneho kera byari bimeze bite, ubundi tubone kuza mu isezerano rishya mbereke uburyo Imana ikora n'abantu bayo. Twabonye intumwa Yesu azituma, autorite y'ijambo kuryizera, mugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nyuma yaho mukize indwara, mwirukana abadayimoni, muzura abapfuye, muhumura impumyi, mukiza ababembe, mwaherewe ubusa mujye mutangira ubundi. Kubahiriza, kwizera icyo umwami avuze, iryo jambo avuze, iyo autorite nidutera kubikora tudakojeje ibiganza mu bivuta by'ikuzimu, tutagiye kuzana amazi muri Isiraheli, tutagiye kuzana amabuye yo muri Isiraheli, tutagiye kuzana imicanga yo muri Isiraheli ngo ni ubutaka bwera kandi ari ubutaka ahubwo buvumye. Uyu munsi birigaragaza ko Imana ibugereranya na Sodomu na Egiputa. Isiraheli Imana igereranya na Sodomu na Egiputa muri Bibiliya, mu gitabo cy'Ibyahishuwe ndetse no mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Kubera iki se? Kuko niho umwami wabo yabambwe, baramwiciye. Isiraheli se, Abisiraheli Imana yacyabemera se? Woye, kandi barahejejwe bari nyuma y'agakiza. Ubu uwizera, umwiseri ubasha kwemerwa n'Imana ni uwizera nk'uko umunyamahanga yizera, nawe akakira Yesu umwami n'umukiza. Naho abatizera bakiri mu mategeko, Imana ntibemera rwose, ibabona nk'andi mahanga yose. So ni ukuvuga iki rero? Uyu munsi nshaka gusobanura ibintu kandi muranyihanganira kuko ndumva nuzuye umwuka w'Imana kandi ukanguye ubwonko bwanjye intama n'ibyo kuvuga. Ubundi mu isezerano rya kera abantu bimikishwaga amavuta ya Elayo niyo Samuel agiye kwimikisha Dawidi, niyo Samuel yimikishije umwami Sawuli, niyo Eliya yimikishije Elisa. Amavuta mu isezerano rya kera muri Ancien Testament, Imana yaratanze itegeko yuko umuntu wese ugiye kwimikwa agomba gusukwa amavuta ya Elayo. Ushobora kwibaza ngo ni bandi Imana yategetse ko bazabimikishwa ayo mavuta? Ni abantu batatu: umwami, umuhanuzi n'umutambyi. Nibo wimikishwaga amavuta ya Elayo. Umwami iyo yabaga agiye kwimikwa, umuhanuzi agiye kumwimika yamusukagaho iki? Amavuta. Umuhanuzi iyo yabaga agiye kwimikwa yasukwagaho ayo mavuta. Umutambyi yabaga agiye kwimikwa yasukwagaho ayo mavuta. Reka turebe ku muntu umwe wimikishijwe ayo mavuta, ariwo twinjirira. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 16. Igitabo cya mbere cya Samweli 16, turebe Samweli uko yimitse Dawidi, hanyuma tubashe kubana neza. Turabasaba gukora subscribe ndetse no gusharinga ubutumwa bwiza ngo bugere ku bantu bose bawumva babwifuza cyangwa ku mitima ishonje inyotewe ishaka kumva ijambo ry'Imana. 16 umurongo wa 13 haravuze ngo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be, uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Nuvuga ngo Dawidi ajya kwimikwa yimikishijwe amavuta yo mu ihembe, ariko ni amavuta ya Elayo. Imana yarategetse ko igihe uwo muntu agiye kwimika umwami, Samweli abikora. Niko yabikoze kuri Dawidi. Aya mavuta kiyasukwaho ngo hari ibintu byabaye kuri Dawidi akimara kuyahabwa. Ngo kuva ubwo umwuka w'Uwiteka yatangiye kujyaza kuri Dawidi cyane. Icyitonderwa, ntabwo amavuta ariyo yakoresheje Dawidi ibyo yakoze. Urugero, ngo kuva akimara gusukwaho amavuta yahise asubira mu ishyamba kuragira intama, kandi yimikishijwe amavuta yo kuba umwami, ariko asubira mu ishyamba kandi ahawe ubwami, ahawe na autorite y'ubwami muri we. Ngo ariko kuva ubwo umwuka w'Uwiteka, nuvuga ngo umwuka w'Uwiteka atangiye kuza kuri Dawidi kubera amavuta yimikishijwe. Vuga ngo amavuta ni symbole, ni ikimenyetso cy'uko Imana imutoranirije kugira ngo akore umurimo muhamagare gukora. Ariko amavuta ntabwo ariyo amuha autorite yo gukora ibyo ngibyo. Impamvu n'abariya bakora muri amavuta ushobora kugira ngo ni amavuta amukoresheje ibyo. Hoya, ahubwo akozemo
mu buryo bw'ikimenyetso cy'uko Satani amwimitse agiye kujya akoreshwa n'imbaraga za Satani zo kwirukana abadayimoni, kandi ari gushyiramo abandi bakomeye cyane. Ugira ngo yirukanyemo umuntu amadayimoni, kumbi havumuvuyemo amadayimoni y'abana, hagiyemo ay'imbaraga. N'abapfumu nuko bakora. Mupfumu ujyayo agakwirukanamo imyuka mibi yakugiyemo, kumbi we uwo nguwo ugiye wafite garade iruta iyo abadayimoni bari bakurimo. Noneho akagushyiramo abaza kwirukana abari bakurimo, bo bakaza bagaturiza muri wowe. Kumba batoya bagiye hajemo abakuru. Noneho rero amavuta yari symbol, ni ikimenyetso cy'uko Imana itoranyije umuntu. N'abakozi ba Satani muri iki gihe aya mavuta kuba gikoreshwa, iyo yakozemo kuri mubona minyone yakozemo, buriya ni ikimenyetso cy'uko yimitswe na Satani. Ushobora kubaza ko kimitswe na Satani se, nuko aya mavuta tugiye kubereka ko uyu munsi atacyemewe gukoreshwa ku bantu bitwa abakozi b'Imana. Ko tubonye ko intumwa Yesu yatumye nta hantu yigeze babwira ngo bafate amavuta. Ba Petero, ba Yohana, imirimo Imana yabakoresheje nta hantu bigeze bakoresha andi mavuta. No, bitwereka ko ni ikiganza gusa, ni ugukiza indwara, ni kwirukana abadayimoni. Ikiganza gusa, nta bindi bintu bakoragamo. No, kuko hari autorite y'uwabatumye. Twabibonye muri Mariko 16:15 kugeza ku murongo wa 20, hari ijambo rivuga ngo nimugende mwigishe abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwa iteka. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga mu ndimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa n'ikintu cyose cyica ntacyo kizabatwara hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Umurongo wa 19 akavuga ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo arazamurwa yicara iburyo bw'Imana. Umurongo wa 20 bakatubwira ngo abo barasohoka, bandese bari yabwiye kugenda muri autorite yo kugenda bakigisha abanemwe bose, hanyuma ibimenyetso bikagumana nabo biriya bitanu bavuze. Ngabo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, kandi akomeresha ijambo rye, ibimenyetso byagendanaga naryo. Bivuga ngo Imana ikomeza ijambo ryayo irikomeresheje ibimenyetso ku bantu banze kwizera ibyuko intumwa zivuga ari ukuri, igakora ibimenyetso gukiza indwara n'ibindi. Ni ibimenyetso by'uko Imana iri guhamya yuko ubutumwa bw'izi ntumwa zivuze ari ukuri. Ntabwo ari ibintu byo gupfa gukora gusa. Ntabwo Imana ipfa gukiza indwara, nipfa kwirukana abadayimoni, ntabwo ipfa kuzura abapfuye. Ibikorera mu buryo bwo kugira igaragaze ihamye ko ubutumwa bwiza buvuzwe ari ukuri, kandi abo babuvuze ari intumwa yatumye. None uyu munsi mu madini barajya gushaka amavuta kugira ngo birirwe bakubita abantu hafi. Washaka ubutumwa bavuze ukabubura, washaka bakijijwe bihannye, wapi? Washaka ubutumwa bavuze bushobora gutuma abantu bakereswa n'umukiza, wapi? Ariko asanga arakora ibitangaza, arirukana abadayimoni, ngarimo arakiza indwara, abakozi babikubita hasi, abambara ubusa. No, ntabwo ubwo ari ubutumwa we. Aywa sita zabini fasolema bli enosti eleshine, ntabwo ubwo ari ubutumwa. Nta nubwo ibyo bimenyetso bivuye ku Mana. No, ni ikinyoma no kwica abantu ngo batware ubugingo bwabo. Nshuti z'Imana, mwakumvise ubutumwa bwiza Imana ko iduhagurishije muri iki gihe kugira ngo tubabwire, tubereke umucyo, mutazarimbuka, ubugingo bwanyu butajyanywe kuzimu mukiri hano muri izi. Hari abantu benshi uyu munsi ubugingo bwabo buri kuzimu, kandi binyuze ku bapasiteri, ku babishopu, ku bakibishopu, ku bapotere, bajya kuzana ayo mavuta, bajya kuzana ibyo bizi, bajya kuzana iyo misenyi. Ubugingo bwabo bantu birwa birukango barakizwa indwara, cyane ko muri iyi minsi imperuka Satani yasotse ibirwara byinshi bitumye abantu aho kugira ngo bumve ubutumwa bwiza bwo birukankira ibitangaza. Hanyuma abakozi ba Satani nabo bati nimuze tubibahe, bagakura mu mavuta bakabarambikaho mu gapfa, ubugingo bwanyu bujyanywe kuzimu, akabaha amazi ngo nimunywe, kumva ubugingo bwanyu barabutwaye, bakabarambika ibiganza by'abadayimoni, mukaba buragiye bishe ubugingo bwabo buri kuzimu. Satani abufite. Ya Imana idufashe, Imana igufashe nanjye ifashe. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo abantu bimikwaga nabo batatu: umwami, umutambyi n'umuhanuzi. Dawidi yimitswe na Samweli, amwimikishije amavuta yo mu ihembe. Ibi ni uko Imana yarabitegetse mu mategeko muri Toha, ariko bitandukanye n'ubutumwa bwiza, isezerano rishya. Twebwe iyo twumvise ubutumwa umwami wacu atubwiye ngo nitugende, iyo autorite yo gukora ibitangaza itubaho. Nako si n'ibitangaza, ahubwo ni ibimenyetso bihamya ubutumwa bwiza tuvuga. Icyo ni cyambere. Icya kabiri,
ntabwo tuturambika ibiganza ku barwayi kuko twabanje gukoza mu mazi cyangwa ngo tubanze dukore mu yandi mavuta. Hoya, kandi twumva icyo umwami yavuze, nimugenda gusa muzirukana abadayimoni muzakiza indwara, mupfa kuba mwagiye. Abantu rero abanyamadini barabashutse, bubaka inzu sare zo guteraniramo bazita ngo ni insengero, bariyicarira bakavuga ngo nimuze hano, kandi Yesu yavuze ngo bo nibasohoke bagende babayisangire mu ngo zanyu. Noneho ibimenyetso bigumane nabo byo kubakiza indwara no kwirukanamo abadayimoni. Namwe kandi nibamara kubahindura namwe mugende. None kuko bamabwiye ngo nimuze bakica namwe mukaza kwicara imbere yabo nimuhave, byatumye ibirwara bibabana byinshi n'imyuka mibi. Imana kuko yanze gukorana nabo kugira ngo basoze ibiri muri Bibiliya, ushobora kubibaza ati kuki ibi ngibi mu bitwigisha ariko mukaba mutabikora? Kuko Imana itakorana nabo kuko batasohoje umugambi wayo w'agakiza no kujyana ubutumwa. Baremera bajya gushaka izindi mbaraga. Hari abamagiciens dufite mu madini ya Gikristo, tukagira n'abasatanike bafite imbaraga za gishitani birirwa bakora ku bantu. Abo ni abantu babiri. Hari abamagiciens babarizwa muri aya madini ya Gikristo, akaba n'abasatanike noneho bafite imbaraga kuko satani yabahaye, bari gushuka abantu bakaba bagiye gushira bakarimbuka. Twebwe rero muri iki gihe cyacu isezerano rishya ni autorite, ni ukuvuga ngo igihe twizeye ijambo rye nk'uko yaritubwiye. Kabiri, igihe tugendera mu bushake bw'Imana nk'uko ibishaka. Gatatu, igihe tugirana icyo bita ubusabane n'Imana, relationship, mu gusenga no mu kwiga ijambo ry'Imana buri munsi, dusenga ubudasiba nk'uko yabivuze, twisonzesha, buriya ni ubusabane bwacu n'Imana. Kane, tukagirana ubumwe n'Imana. Ibintu birikora tutiriwe tujya kujandika ibiganza mu bivuta n'ibindi byabarimo kujya gutira imbaraga ikuzimu. Hoya, Uwiteka akorana natwe, akorana natwe, akorana natwe. Icyama we ntazagerayo nkajya kureba umurwa mwiza nakoreye, ni heza we nta misozi ibayo, umwami Yesu niwe waharinganije. Ni ukuvuga ngo ibi tubisanze mu isezerano rya kera. Dawidi yimikishwa amavuta, Elisa yimikishwa amavuta, abatambyi yimikishwaga amavuta, ariko mu isezerano rishya ntabwo ariko bikimeze. Kandi mbabwiye ko amavuta atari ya akora ibyo bintu, ahubwo amavuta ni symbol, ni ikimenyetso cy'uko Imana itoranyije uwo muntu. Dawidi amaze gusukwa amavuta batubwiye ngo uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka yatangiye kujyaza kuri Dawidi cyane. Abagiye mu ishyamba, bukeye haza idubu ije gufata umwana w'intama, ngarayifata arayasamura, akura mu kanwa k'idubu umwana w'intama, arayitanyura arajugunya. Bukeye haza intare, abigenza atyo, umwana aramukiza. Bukeye bagiye kuri Goliyati wananiye Abisirayeli bose, abaramwisha, amuciye igihanga, amugaburira ibisiga n'inyamaswa zo mu ishyamba. Ibyo byose biraturuka mu gutoranywa kwa Dawidi, ariko sari ya mavuta yamuhesheje imbaraga. Oya, ahubwo ari amavuta ni ikimenyetso cy'uko Imana itoranyije uriya muntu kandi igiye kugikora nawe. Niyo mpamvu akimara kwimikwa, yimikishwa amavuta, ngo ubwo uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka watangiye kunyuza kuri Dawidi. Ntabwo ari amavuta yamukoreshaga ibyo, ahubwo umwuka w'Uwiteka wahita utangiye kuza kuri Dawidi, kuko Imana ihamije ko atoranirijwe gukora umurimo wayo. Niko n'abakozi ba Satani ariya mavuta bagikoresha yarangiranye n'isezerano rya kera. Iyo babikoze, umwuka wa Satani ututangira kubazaho, bagatangira gukoreshwa ibitangaza ariko bya Satani, bakima abantu ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, ntibavuga ubutumwa. Shaka kubereka umuntu Imana ihamya, kuko iyo bira bimenyetso tubikora, Imana ibiri guhamya ko turi abakozi bayo batoranijwe kandi yatumye. Ntabwo cyane ikibirimo gushaka ari ugukiza bari abantu, kuko hari n'abakizwa izo ndwara, bagakizwa abadayimoni bakisubira gusambana bagasubira no mu nzoga, ntibahinduke nyaguhinduka neza. Ahubwo Imana ibi gushaka guhamiriza twe yatoranije ko turi abagaragu bayo koko, kandi ko ijambo tuvuga turi kwigisha abantu ari ukuri kuzuye kwa nyiraryo, nyirarya hari. Imana igahamya ijambo ryayo mu bimenyetso bikomeye,
ikiza indaya n'abajura. Ariko ni bande noneho Imana ihamiriza? Ni irihe jambo, niwe butumwa wabigishije kugira ngo Imana ihamirishe ibimenyetso? Ndashaka kubereka umuntu Imana ihamiriza imbere y'abantu ko ari umugaragu wayo. Kabiri, kandi igahamya ijambo ryayo yigishije ko ari ukuri. Nyuma ibyo bimenyetso akabikora nyine. Hari ibihamya bigeze kuri 2 bihamya umugaragu w'Imana uri gukora ibimenyetso n'ibitangaza mu bantu. Mu gihe ibyo bihamya 2 utabibonye kuri uwo muntu, uramenye yakiza abantu indwara, yakwirukana abadayimoni, yakiza abasazi, uzamenye ngo ahubwo ari kubavanamo bimwe bashyiramo ibindi biremereye. Ntuzemere ko ari Imana iri kumukoresha utamubonye ibihamya 2 ngiye kukubwira. Ibi bihamya 2 ni ibi. Icyambere, uyu muntu ugomba kuba wateze amatwi ubutumwa arimo arigisha. Nubuhe? Ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, cyangwa ni prosperity gospel, cyangwa se ni amategeko ya Mose. Yibere mu Isezerano rya Kera ari kwigisha ba Mefibosheti, Birodebari kwa Makiri, ari kwigisha kuri Dawidi, kuri Salomo, ku bami, kuri Samweli, yibereye kuri Yosefu muri Egiputa, yibereye ari kwivugira kuri ayo mateka gusa. Ubundi akagaruka ibitangaza Yesu yakoze. Ubutumwa ari kwigisha buhindura abantu ni ubuhe? Kuko Imana ihamya ubutumwa bwayo bwigishijwe, cyangwa ihamya ijambo ryayo, inhamiriza abakozi bayo bavuze ko ari abo kuri koko, ibihamiriza ikoreza ibyo bimenyetso, ariko ihamiriza ubutumwa bwiza bw'ukuri bwavuzwe buri guhindura imitima y'abantu. Ako se wowe munazara ku munsi wa mbere yigisha iby'isi, wa kabiri gatatu arigisha gukora ubukwe, arigisha atabakwanza Imana igiye kubereka yuko ari yo yaguhamagaye, atabakuvuga nabi, atabakureba nabi, atabakuroga, ati Imana igiye kwigaragaza, ati imbere yawe wari ufite ibintu bimeze nk'inyanja, Imana ibivanyeho, ati iyo misozi yari imbere yawe Imana irayiringanije uciye aracyamitse, ati Imana ikuremeye ahumutse, ati abashyingirwa Imana irabashyingiye. Ugasanga ubutumwa yigisha nibyo, ati biremwe none utagira ngo ni ibya kera, ati nibutse iminsi ya kera, ati abantu bitse iminsi ya kera mutere haleluya, ati abantu Imana agiye neza, ati bokaho Imana ikuvanye ku iseta, ati bokaho Imana igukijije impanuka. Ugasanga ubutumwa yigisha nubwo ngubwo ntabwo bwari ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. No, ibyo ari kukwigisha ni kukwibutsa amashimwe wagashimiye Imana atari wabikwibutsa bw'ibyo Imana gukoreye. Abantu bakeneye kwigishwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Twabonye ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buri mu cyo twita isezerano rishya. Mu gihe utarigishwa ngo bakwigishe muri Matayo bakwereke Yesu icyo ari kuvuga, mu gihe utarajya mu nzandiko z'agakiza zandikiwe itorero rya Kristo, inzandiko zanditswe n'intumwa 13 za Pawulo, urwandikiwe Abaheburayo, izanditswe na Petero, urwanditswe na Yakobo, izanditswe na Yohana, ngo ujye kwiga wumve itorero umukristo amaze kwizera ni iki gikwiye kumuranga, ni ubuhe buzima bumuranga. Hanyuma uwo muntu ntabikwigisha ngo akakwigisha ibyo kwa Yosefu, akwigisha ibyo kwa Birodebari kwa Makiri mwe na Miyeri kuri Mefibosheti. Ndakubwiza ukuri, akakwibwira ibyo kwa Rusi. Nyuma agakora ibitangaza, amenye ngo ibyo bitangaza ntabwo bivuye ku Uwiteka. Akakwigisha iby'isi ngo arakora ibitangaza. Ndakurahiye. Akakubwira ukuntu agiye muri Amerika n'ukuntu yiriye indege, ukuntu nawe Imana igiye kuyikuriza. Ubundi ihumure ry'umubiri rituma duhumukika ko Imana izatugabura, izaduha ibyo kwambara n'ibiki, rizanwa n'abahanuzi, ntabwo rizanwa n'abigisha, ntabwo rizanwa n'abungeri, ntabwo rizanwa n'abitwa ngo ni ba aposo, binyuze mu ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana igitabo cyitwa Bibiliya cyose amagambo akirimo nayahesha agakiza, ntabwo aravuga ku by'isi. Wasomamo ikintu kirebana n'iby'isi cyose ku muntu wahamagawe kibyariramo abana agakiza, bakihana, bakezwa, bakizera Yesu. Ubundi ibyo kuvuga ngo Imana irakuzamuye, Imana iguhaye imodoka, Imana iguhaye inzu, Imana irakubakiye, Imana ikuvanye mu bukode, ibyo ni ubuhanuzi bumanuka Imana imanura mu bahanuzi bakabihanura. Ntabwo ari byo kunyuza mu nyigisho nkuko ndimo ndigisha ngo njye kubyigisha muri Bibiliya. Abo barabayobeje mugiye kurimbuka. Murarimbutse pe, ni ukuri murarimbutse. Mukomeze kuba ingumba z'amatwi. Yesu ugeze avuga ijambo rikomeye, avuga yuko igituma mutumva nuko mutaraba Imana.
iyo muza kuba b'Imana nyakuri data wa twese, mwakumvise ubutumwa turimo turavuga ko ari ukuri, wakabwumvise ukabwemera, ukanabona ko tutagize ikindi tugukena ahubwo ari ukugira ngo dukize ubugingo bwawe. Nari nakubwira ngo turi turo, ariko pastor ahora ari kubwira ngo tura amaturo tanga ibyacumi n'ibiki. Kuki nkwigisha sinkubwira ngo mituro? Ntabwo ushobora kumva ko ubugingo bwanyu Imana ibukunze, ariyo mpamvu idahagurishije kubabwiriza ubutumwa bwiza. Iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, Yesu yavuze ab'Imana n'abasatana bari bo, agaragaza ko ab'Imana bumva amagambo y'Imana, igituma mutumva ko mutari ab'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 8 umurongo wa 39 kugeza ku murongo wa 41 ugasimbuka umurongo wa 43-47. Baramubaza bati Aburahamu niwe data? Yesu arababwira ati iyo mu abana ba Aburahamu koko mubamukora nk'uko Aburahamu yakoraga, ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu wababwiye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana, nyamara Aburahamu we yagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibyaso. Baramubwira bati ntituri ibibyarwa, ahubwo dufite data umwe ari we Mana. Yesu arababwira ati iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. Iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko muba mubizi neza mwana bimenye ko Imana ariyo yantumye. Hanyuma amanuka hasi ku murongo wa 46. Ninde muri mwe ushinja icyaha? Ko mvuga ukuri niki gituma mutanyizera? Nje ntimuriyizere, mwizere ibyo ndi kuvuga Yesu yantumye. Murongo wa 47 aravuze ngo uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutarabe Imana. Nukuvuga ngo igihe cyose utigeze ubyarwa na so koko data wa twese, ntabwo ushobora kumva ibyo mvuga, ntibibaho. Uzanyita umuyobe, uzanyita umuvangirwe, uzavuga yuko jyewe mfite abantu ndi gushaka kwikururaho kugira ngo mbagiriremo icyubahiro kandi mbagiremo n'ubutunzi. Ntabwo uzigera wemera ko ubutumwa turi kuvuga twabutumwe na Katonda, ntabwo uzabyemera. So nukuvuga ngo uw'Imana yumva amagambo y'Imana, igituma wowe utumva nuko utari Imana, igituma abanyamadini mutumva nuko mutari Imana. Yo mwa mwaravutse ubwa kabiri koko mwumva ko Imana ibyo yaduhaye ari byo by'ukuri, kuko ni Bibiliya tubigisha. Mu gusoza ndabereka ikintu cyitwa ubuhanuzi Yesu yavuze buzasohora ku bantu bo mu minsi y'imperuka. Abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, nabigisha b'ibinyoma. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 24. Ubwo nibwo buhanuzi busohoye ku bantu mwese muri mu madini ya Gikristo, ya gipagani yo tuyihorere. Dore ubuhanuzi bubasohoye ngubu abari kwa Minyoni, ngubu ubuhanuzi bubasohoyeho, abari kwa Gitwaza, ngubu ubuhanuzi bubasohoyeho, abari kwa Bishop Julienne, ngubu ubuhanuzi bubasohoyeho, abari kwa Rugagi, ngubu ubuhanuzi bubasohoyeho, abari muri ADPR, ngubu ubuhanuzi bubasohoyeho. Ubuhanuzi bubasohoyeho. 24 Matayo umurongo wa 23 na 24 ndetse no 25 haravuze ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano n'undi atari hano, muzabyemere kuko abita Kristo n'abantu z'ibinyoma bazadoka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore babwiye bitaraba. Umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano n'undi atari hano, nimuzabyemere kuko abita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazadoka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Yesu ati dore mbibabwiye bitaraba. None si byo biriho? Uyu Kayanja wimitse Minyoni ejo bundi amukoresha ibiganza mu mavuta, yagiye aza mu Rwanda aje gukoresha ibiterane, stade kuzura, ugasanga abantu buzuye muri Nyabugogo, buzuye mu mujyi, bari gutanga ubupapuro buvuga kuri Kayanja. Urumva se bidasohoze iri jambo rivuga ngo dore Kristo ari hano n'undi atari hano, abantu bakiruka nk'abajyayo? Uza abantu bahururaga muri za stade za Nyamirambo cyangwa regional i Kigali, Remera, ngo bagiye kureba Kayanja ngo uri guhagurutsa ibirema, ngo ibirema bigahaguruka, ngo impumyi zigahumuka, kandi harimo ubutekamutwe, harimo n'imbaraga z'imyuka mibi.
turiya dupapuro two guhamagara abantu ngo muzaze, ngo munsi n'uyu, ngo umukozi w'Imana guturuka Kampala muri Uganda, Kayanja, ngo dore ibitangaza yakoraga bakaba binyujijeho, ahagurutse abantu, imbago bazifashe mu kirere, ngo muzaze mwese. Ibyo birahura n'ubuhanuzi buvugwa ngo dore Kristo ari hano n'undi atari hano. Yesu ati ntimuzabyemere ukabita Kristo. N'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Petero yaravuze ijambo rikomeye, rwandiko rwa kabiri Petero yanditse ibice 2, reka mubasomere nishaka ariho nsoreza. Rwandiko rwa kabiri ibice 2 murongo wa mbere yaravuze kugeza ku murongo wa 3, aravuga ngo Titi ravanga ibyerekeye abigisha b'ibinyoma. Ariko nkuko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bwa Isiraheli, niko no muri mwe hazaba abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebotse. Murongo wa 2, ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukisha inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu muri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Urumva uyu murongo? Kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano. Ni ukuvuga ngo aba bigisha b'ibinyoma bavuga ngo bafite amadini yabo, bageza bajya gushaka amavuta arimo imyuka mibi. Ngiye mbifitiye ubutumwa Imana agiye injyana mu madini menshi irimo kunyereka imikorere y'aba bantu bafite amavuta, bafite amazi baha abantu ngo banywe, abarukisha abantu, abandi bagacira ibikororwa, abandi bakazana papiye muswara zo guhanagura abantu, abazana ibitenge byo gukenyeza abagiye kwambara ubusa, abazana imisego y'abari bwikubita hasi kugira ngo akakatikubita hasi bakabatega umusego. Ziransoresore n'inkumi zifata abantu ngo bari gusengerwa. Ibi byose Imana yarabiduhaye ubutumwa. Imana yagiye yinjiza mu macaci menshi kuva muri za 2006, ikambwira ngo jahanaha genda urebe birimo gukorerwayo, kuko bari abantu barimo barajyanwa ikuzimu. Nabonye abantu bajyanwa ikuzimu kubw'amavuta bari kubasiga, nabonye abantu bajyanwa ikuzimu kubw'amazi bari kubaha ngo nibanywe, nabonye abantu bajyanwa ikuzimu kubwo kubaha ibitaka ngo bajyane mu mazu yabo ngo byaturutse muri Isiraheli. Kandi aba bantu Imana imbwira yuko bamaze gufatwa batashobora kumva ubutumwa bwiza bwigishwa, kuko bumva aho hantu ariho honyine hari inzira ijya mu ijuru. Nshuti z'Imana, kandi aba nabo barimo kubikora bakaba bashakamo n'amafaranga menshi ngo bazababwira amagambo y'amahimbano, kubera ko bashaka hindamo kuri mwe, bagahimba inyigisho, bakibera mu isezerano rya kera bashaka inyigisho zihuza n'iby'umubiri mushaka. Nibyo byibereho mu madini aho, kandi ababyumvise ntibashobora kumva. Kandi ikindi, bakiga uburyo bwose Satani akabaha amafaranga yo kubafasha, fasha abakene, gufasha abambaye ubusa bakabaha imyenda, ndetse rimwe na rimwe bakaba bakubakira abantu, kubaha amafaranga yo kwivuza, kugira ngo bafate amarangamutima y'abantu kugeza ubwo bumva ko nta wundi wababwiriza ubutumwa cyangwa ngo yerekane amakosa y'uwo muntu wabafashije. Abantu bakajya kwirwa bicaye imbere bakabigisha ibinyoma bituma baba mu rungabangabo rw'agakiza no kwa mu kazu yazo k'agakiza. Nibumva intumwa Imana iri gutuma zifite ubutumwa bwa nyabwo, bati hoya ataposo wacu ati ni wowe tugaburiye, ni watwambitse, ni watwishyure mituwere, ni watufashije ibi n'ibi, ati ni wowe muvuga ubutumwa abanyawe uri kuvuga ubutumwa ataradukunda, atagira urukundo. Mukanga kumva ubutumwa bwiza buvugwa n'intumwa za Yesu. Nicyo Satani yashakaga, nicyo yashakaga. Afasha ubugingo bwawe, afasha ubugingo bwanyu, abujyanye kuburimbuza. So mu gusoza rero, hari ijambo Paulo yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwe rwa 2 ibice 9 kugeza ku murongo wa 11, ni amagambo ari guciraho iteka abantu bose banze kumva ukuri, bagakurikira inyigisho z'ibinyoma zikorwa na Antikristo ariko azikoresha abanyamadini. Yasobanuye kuza kwa
antikristo uko kuzaba komeze mbere yuko agaragara ku mugaragaro. Yaravuze ngo kuza k'uwo mugome, umugome uvuzwa ni antikristo, ngo kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani. None ubwo buryo bwo gukora kwa Satani bugaragazwa n'ibintu bitatu. Icya mbere ngo gufite imbaraga zose. Kabiri, kukagira ibimenyetso. Gatatu, ngo nibitangaza ariko by'ibinyoma. Gufite imbaraga, uwo muntu ukabona afite imbaraga z'Imana ziramwuzuye. Kabiri, ibyo akubwiye n'ibyo ari guhanura akaba ari gukora n'ibimenyetso bifatika nawe ubona. Ngo kandi agakora n'ibitangaza, ariko biravuze ngo ibyo byose uko ari bitatu, imbaraga, ibimenyetso, ibitangaza, ariko byose bikaba ari ibinyoma. Kuki byiswe ibinyoma se? Nuko atari Imana y'ukuri, Data wa twese, siho biri guturuka. Ntabwo biri guturuka mu butumwa bwiza bwabanze kwigishwa abantu bakihana bagahinduka, nyuma yaho Imana igahamya n'ijambo ryayo rimaze kuvugwa, irihamirisha ibimenyetso. Ngibyo bimenyetso rero n'ibitangaza n'imbaraga ni ibinyoma, kuko bivuye kuri Satani. Kandi Yesu yaravuze ngo Satani ni se w'ibinyoma, ni umunyabinyoma, ngo werekera kose ntihagaze mu kuri, ngo ahubwo navuga ibye aravuga ibinyoma gusa. Kuvuga ngo Satani ubwe ni ikinyoma. Ni ukuvuga ngo Matsiyeri Satani akozwemo kugeza uyu munsi ubwe ni ikinyoma, kuko n'Imana muri Matsiyeri yayo ni urukundo. Satani nayo Matsiyeri ni ikinyoma. Niyo mpamvu umuntu wese ukoze ibitangaza ahawe na Satani, nubwo yabikora bikagaragara abantu, ni ibinyoma. Imbere y'Imana ntabwo ari ukuri, kuko ukuri kw'Imana ko gukiza abantu, kugakiza umubiri n'ubugingo. None uriya muntu akijije umubiri, ariko ubugingo bw'abo bantu bugiye kurimbuka. Noneho ikizakubwira ari aba bakozi ba nyabo b'Imana n'aba Satani, icya mbere ni ubutumwa bwiza avuga. Ni ubuhe butumwa ari kuvuga? Ari kuvuga ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana, cyangwa ari kuvuga Ancien Testament, cyangwa yibereye ku by'isi gusa? Arasoma muri Yesaya ngo biremwe none utagira ngo ni bya kera. Atumva ati hari ibintu Imana iremye ku buzima bwawe, ati niba ubyumvise atera haleluya. Ikinyoma. Agasoma ijambo ati nta ntwaro baciye kukurwanya izaki cyo gutwara, ati hari intwaro zazicuzwe, ati intwaro z'amarozi, ati intwaro z'ubukene, ati intwaro z'ubugumba n'ibindi. Ikinyoma. Ntabwo bwari ubutumwa. Uyu muntu rero utavuga ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana, ngo avuge umusaraba, avuge Yesu, asobanure icyamuzanye, abwira abantu icyaha, uburyo umuntu mwene Adamu wese afite icyaha, nyoko muntu yose yoretswe n'urupfu rw'icyaha cyo muri Adamu. Ngasobanura abantu ko bakwiye kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakire icyaha cyo muri Adamu, kandi bakire n'amashami y'icyo cyaha, y'ibyaha byose dukora: ubusambanyi, kubeshya, gutukana, inzangano, imijinya, uburakari, kurwana, amoko, ibindi byose, kwikunda, ubwikunde, ubuheyesi. Ntabwo uwo muntu ari umukozi w'Imana. Nyuma yaho yigisha inyigisho zo gukuza abantu mu gakiza, kurushaho kwezwa no kumenya Yesu no kumusobanukirwa, kugeza ubwo bahunga icyaha bakamenya uko bitwara muri iyi si. Uwo muntu utigisha ibyo, akigisha iby'isi gusa, uwo muntu nyabuneka niba umubona akora ibitangaza, hunga. Ntabwo ibitangaza ari gukora ari iby'Imana. Icya kabiri kiranga uwo muntu ni uko ugomba gukurikirana ese ibyo yigisha abishyira mu bikorwa. Icyo bita imbuto. Mbabwiye ibintu bibiri: ubutumwa yigisha, niba ari ubutumwa bwiza bw'ami bw'Imana. Kabiri, kurikirana none uwo muntu umenye imbuto yera. Baza no mu makaritsiye y'iwawe, baze no mu gihugu arimo, uhamagara abantu, ugerageze uburyo bwose ubanze ubamenye. Wikwirukanka ngo ugiye ngo baragusengera, ugiye kumara iki? Banza umenye imbuto yera, ko Satani ntago ashobora kwera imbuto. Satani akora imirimo myiza, Satani yakora ibitangaza, ariko ikintu cyitwa imbuto ndetse no kuvuga ubutumwa bwiza bwo kuri bukiza imitima y'abantu, ibyo bintu ntago abigira. Satani yakora ibikorwa byiza, akagaburira abakene, abashonje akabagaburira, akabambika, akabubakira inzu, akabishyurira ubwishingizi bwo kwivuza. Icya kabiri, yakora ibimenyetso, ibitangaza akabikora, byo gukiza indwara, kwirukana abadayimoni, kumba ari kongeramo abafite imbaraga no kongeramo indwara zikomeye, ariko ntashobora kwera imbuto.
kabiri, ntashobora kwemera ko uvuga ubutumwa bwiza bubohora ubugingo bw'abantu, bubakangura, bubereke iyi si, bubereke ukwisa. Ntibibaho ibyo bintu bibima, ibyo bintu birabibima. Rero umukozi w'Imana wa nyawe avuga ubutumwa bwiza bw'ukuri bukiza abantu, akavuga Yesu, urupfu rwe, kuzuka kwe, kugaruka kwe, ubugingo bw'iteka n'urubanza kubanze kwihana no kumwizera. Akigisha abantu gusenga no kwiza ubusa, akabereka uko batambuka muri iyi si birinda icyaha n'igisa nacyo, ko bagomba kugenzura ibihe n'iminsi n'imyaka bakabyitwaramo neza. Akabigisha kwirinda kuba maso no gusenga ubudasiba. Akabigisha uko bakorana n'ubuyobozi mu bihugu byabo, akabigisha uko bitwara mu tuzi bakora. Yarangiza iyo amaze kubigisha yera imbuto zikwiriye abihani. Ntiwamubona asambana, ibyo yigisha n'ibyo akora. Ntiwamwumva asambana, ntiwamwumva mu busambo yo kwirwa ariganya abantu mu mafaranga babeshya bigisha inyigisho zo kubakora amafaranga. Ntiwamwumva mu butekamutwe bw'abiki gihe baba profete bariho muri iki gihe. Ntiwamwumva hari abana ari guheheta, ntiwamwumva abeshya, ntiwamubona arwana agira umujinya. Yera imbuto nyine zikwiriye abihani. Asa n'ubutumwa avuga. Uyu muntu rero nuramuka ibyo bintu bimubonyeho, avuga ubutumwa bwiza bwo kuri. Kabiri, ubwo nivuga ubutumwa bwiza bwo kuri, muvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. N'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bukoye mu isezerano rishya. Irya kera arigifashisha mu kugaragaza amateka y'umugambi w'Imana w'agakiza ku bantu, n'umugambi w'iremwa Imana yagize, nuko icyaha cyaje mu isi. Ariko ntabyigisha nk'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni isezerano rishya. Kabiri, yera imbuto zikwiriye abihani. Numubona ko ari ibimenyetso akiza indwara irukana abadayimoni, uzirukankireyo. Uwo ni umuntu w'Imana rwose. Uyu muntu nkubwiye nubimubona uzagiye gusengera, uzagiye kwirukana abadayimoni, uzagiye gukorereho ibitangaza. Ni uw'Imana koko ukurikije ibyo bimenyetso nkubwiye. Ndasoje mbwira abantu ngo bene data, mwe kuba ingumba z'amatwi, mwe kuba impumyi zo kureba ibintu biri gukoreka mu bantu bitumye abantu ubugingo bwabo bujya kurimbuka. Mukanguke amaso yanyu ahumuke, mucane ku maso murebe. Amatwi yanyu nimuyemerere kumva ubutumwa bwiza tubabwira, kugira ngo mukize ubugingo bwanyu, kuko ubugingo bwanyu Yesu arabukeneye. Naho bitabaye ibyo, abantu benshi ubugingo bwabo buri kuzimu. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kuko uvuganye natwe, uvuganye n'abakumva, abafite amatwi yumva barumvise. Dusengeye kugira ngo ubutumwa bwiza bugera ku mpera y'isi, kandi bubohora abantu benshi, bukiza abantu bakumenye ko ari wowe Mana y'ukuri. Abantu bakunda ubutumwa bwiza bubakiza, babayeho mu buzima bukijijwe, base n'ijambo ryawe. Kandi hagurutse abakozi bazima bakwamamaze, maze kandi ibimenyetso n'ibitangaza bigendana n'ijambo ryawe, kugira ngo abantu bave mu rujijo rwa Satani bahejejwemo, bari korekwa bajyanwe kuzimu. Turagushimiye kubwo ijambo ryawe ubahishije. Cyo kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Mani baho umugisha. Turabashimiye mwese. Kiganiro nakagaruka. Shalom shalom. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri. Zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.